Yezu ugwa neza, gira ibyuya by'amaraso watutubikanye Getsimani, maze ubarira abacu bapfuye. Yezu ugwa neza, gira ko habaye bagukubita. Yezu ugwa neza, gira ko habaye bagutamiza ikizingo cy'amahwa. Yezu ugwa neza, gira ko habaye uhetse umusaraba ujya ku musozi wa Karuvariyo. Yezu ugwa neza, gira ko habaye bakubamba ku musaraba. Yezu ugwa neza, gira inyota n'ububabare byakurembeje ku musaraba. Yezu ugwa neza, gira ko habaye upfira ku musaraba. Sanga Maria ubwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Ajya kumureba, niwe watwitwariye inema twanyazwe, zagaruwe nawe. Zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzajya kumureba, Imana yamukunze yaramwimakaje, yabaye umutoni. Nzasanga Mariya ubwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzajya kumureba, tugiye gukomeza kugaragaza urukundo dufitiye Padiri Ubardi Rugirangoga, dushyira indabo kuri iyi mva ibitse umubiri we. Nkaba nsaba bafite indabo zitari hano muri protocole ko baba bigira hafi hano muri koridoro kugira ngo bitaza gutinda. Hari ababimenyesheje muri protocole, hari n'abatabimenyesheje, bose baba bari hano muri koridoro.
batwaye ururabo rushyirwaho n'abepiskopi, umwepiskopi wa diyosezi ya Cyangugu Monseigneur Wili, umwepiskopi wa Goma Monseigneur Celestin, umwepiskopi wa Gikongoro, na Monseigneur Tade, arikepiskopi wa Kigali mu kiruhuko, babahe ururabo barushyireho. Hanyuma abafite ururabo rushyirwaho n'abahagarariye inzego bwite za leta, guverineri w'intara yacu y'Iburengerazuba, meya w'akarere ka Rusizi, n'abandi bayobozi bari kumwe hariya, vice meya honorable Ndayisabye, bigira imbere nabo bashyireho ururabo. Hanyuma habe hitegura umuryango wa Padiri Ubardi, famille Reverien, n'abandi bo mu muryango wa Padiri Ubardi, namwe mwigire hafi. Nyuma bategure ururabo rw'abahagarariye inzego z'umutekano, ingabo, polisi, RIB, ndetse n'uhagarariye RCS. Murakoze cyane famille Ubardi. Abahagarariye ingabo, polisi, RIB na RCS bazire rimwe, nabo babahe ururabo. Abahagarariye umuryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, umuryango w'abagabuzi ba Kristo Umwami, haba ku ruhande rw'abafurere n'urw'ababikira, bigira imbere nabo. Uhagarariye abakorera ubutumwa ku ibanga ry'amahoro, nyuma uhagarariye umuryango avuga Padiri Ubardi yashatsemo abasaseridoti, duhagararirwe na Musenyeri Ignace Vicaire General, ufatanye na Padiri Robert uhagarariye clerige, babahe ururabo. Padiri Valens Ngironsanga, umwishywa wa Padiri Ubardi Rugirangoga, nawe arashaka gushyiraho ururabo. Abari muri protokole mudufashe, indabo zigenewe famille zitashyizwe hano kumva zishyirweho. Dufite kandi famille zihariye, famille Aphrodis Uwizeyimana, famille Barthélemy Kayihura, famille Masabo Adri, famille Leandre Shigiriza,
Famille Antoine Gatabazi, famille Aphrodisi, famille Barthélemy Kayihura, famille Masabo Adri, famille Leandre Shigiriza, famille Antoine Gatabazi, famille Habiyambere Christophe, na famille Habiyambere Deogratias. Hanyuma niba hari undi wateguye gushyiraho ururabo, hanyuma iki gikorwa nacyo kirarangiye. Dushimira Imana ya tubaye hafi uyu munsi wose. Mu kanya tujye kwakira umugisha usoza abepiskopi n'abasaseridoti. Turasubira mu isakristiya kugira ngo dukuremo imyenda ya liturujia, hamwe no guramukanya n'abayobozi bari hano, nabo turaba turi kumwe hano hafi ya sakristiya. Hasigaye indi gahunda protokole idufashemo. Murakoze cyane. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristu. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wa